mu by'ukuri aya mashuri twiga ari traditional cyangwa se traditional education system akenshi atwigisha teori cyane. Iyo tuje mu buzima busanzwe usanga akenshi turi gukora pratique. Iyi skills cyangwa tuganira ni skills ziri pratique. Ikiza cya pratique nuko nyine iyo zikoresheje nako kanya bitako nyine bitako bitanga umusaruro ako kanya. Umwe mu bumenyi kandi ndaza gusaba igihe kirekire cyane. Nta gishoro bigusaba, nta mafaranga bigusaba. Guhera ku 2,000 wenda ni idolari rimwe ushobora kuba wagera nko kubana 1,000. Uraninge nyine ugire investment ushyiramo runaka. Ya investment y'udufaranga 2,000 2,500 urigomwa nyine agakofi ushaka umuntu wabashaka umuntu uguza. Njye giraga cyane nabonye nuko na post kuri Facebook muri 2018. Mu by'ukuri abana muri kurangiza secondaire kaminuza hano hanze ni mwicomplaining cyangwa se mwitangira kumva ko hari umugogoro leta bafiteho cyangwa se nk'ababyeyi banyu icyo umubyeyi batawukoreye rwose wimurenganya ntabwo ari kuguha icyo adafite. Icyo leta itakoze rwose leta n'umubyeyi ntiyakemura ibintu byose. Rero hari amahirwe kuri internet. Aya mahirwe rero nagira ngo uyu mwaka dufatanye. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing aribyo byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka tubifurize nanone umwaka mushya muhira 2025. Sam nawe nizere ko wawutangiye amahoro. Mbaga nyinshi cyane nyinshi. Abantu mu mwaka ushize baratubwiraga rimwe bamwe na bamwe bati muri kutubwira ibintu ariko practical bamwe bakumva bitanashoboka, hari nabandi kagamwe akavuga ati sibyo bintu muvuga birashoboka koko. Tugiye kuganira ku bumenyi bwihuse mu ikoranabuhanga muri mwaka 2025 umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abyaze noneho umusaruro bimwe mu byo yagiye yumva. Twavugaga mu 2024 haba abarangije amashuri yisumbuye, abo muri za kaminuza n'abashaka kongera inyungu zabo. Sam, nubuhe bumenyi aba bantu batatu mvuze bakeneye muri uyu mwaka kugira ngo babashe kubyaza ikoranabuhanga inyungu? Twavuze ku bacuruzi ibyo bakeneye, tuvuga ku bantu uyu munsi reka tuvuge ku bantu mukeneye ubumenyi, abantu bakeneye ubumenyi runaka. Mu by'ukuri aya mashuri twiga ari traditional cyangwa se traditional education system akenshi atwigisha teori cyane. Iyo tuje mu buzima busanzwe usanga akenshi turi gukora pratique. Iyi skills cyangwa tuganira ni skills ziri pratique. Ikiza cya pratique nuko nyine iyo zikoresheje nako kanya bitako nyine bitako bitanga umusaruro ako kanya. Umwe mu bumenyi
kandi bitaza gusaba igihe kirekire cyane, nta gishoro bigusaba, nta mafaranga bigusaba, kandi noneho nayo banga amezi 10 ngo umwaka nibuze mu mezi 3. Harimo nk'icyo twita digital marketing. Digital marketing ni skill zigezweho cyangwa se ni nko kwamamariza kuri internet. Nubwo hari ibintu biba bisabwa kumenya uko icyo twita SEO, ushobora gufasha ama website y'abantu akajya kuri internet vuba. Ibyo ni ibintu mu gihe kingana n'ukwezi, amezi 2 uba wamaze kumenya uburyo bikora. Of course ubutarajya ku rwego rw'umwasiye, ariko umaze kugera kuri rwego uko wagira abantu ufasha. Nubwo ngo SEO cyangwa se digital marketing imaze kwimenya, ari business ndaha zirabakeneye, zikina abo bantu, ari ama business aya manini arabakeneye. Nubwo ngo ni ubumenyi uziyigisha kuri YouTube, wiyigisha kuri Google, ku ma website agiye atandukanye atanga ubumenyi n'ubuntu, kandi ako kanya kububuzi bitako biguha amahirwe yo kuba waza ku isoko ry'umurimo ukabimenya. Ibi ntabwo ari teori. Niba ari uvuga ngo ni ugufasha website z'abantu kuzamuka kuri internet, urabikora kuko nyine ya website umuntu yabishyiramo bikagaragara, ntabwo ari n'ubwira mu magambo. Niba ugiye kwigisha umuntu gukoresha turu runaka yakifashwe mu ikoranabuhanga, ntabwo ari ibintu ujya kwirirwa ubeshya, ni ibintu ukora. Ubundi bumenyi bw'ingenzi nabwo bugezweho icyo twita social media management. Kuko turi mu gihe cy'imbuga nkoranyambaga, turi mu gihe cy'abantu bose bibereye ku imbuga nkoranyambaga, aba ibigo n'abantu bikorera n'abantu bagiye batandukanye barimo barakenera abantu bafasha kumanaginga izi mbuga nkoranyambaga, kuzitaho umunsi ku wundi no kurushaho kuzimenyekanisha. Yego, kubera ko ibi bintu nabo ntabwo bari babyiteze. Niyo uzasanga mu bigo byinshi bigiye bitandukanye henshi, uzasanga uyu mwanya nta babura ahantu bawushyira, bawo plus. Ni ibintu bitari muri cyangwa se models ukuntu business iba yubatse, positions ziba zubatswe. Rero abantu bari gukenerwa ni abantu bashobora gukora mu buryo nk'ikiraka cyangwa se nka part time babafasha. Ntabwo baragera ku rwego rw'uko baba ari akazi baho umuntu ngo umwaka wose. Yego. Aba social media managers rero, abana murangije secondaire ukapfa kubuza icyongereza, abantu muri kuri kaminuza, abantu murangije, ibi ni ibintu wiga ukamenya ngo ni gute imanyamaga bazicunga, ni gute uzamura followers z'ibigo, ni gute engaging abantu, ni gute ukora bana ibintu bigiye bitandukanye. Ubumenyi rero ni ingenzi cyane, barakeneye cyane. Yego. Ubundi bumenyi bukenewe, bumenyi bukeneye nicyo kwita web design cyangwa se kubaka imbuga nkoranyambaga, ama website. Ariko sindi buze ntago hari uburyo bwigishwa ku ishuri buri tradition bwo kubaka imbuga, ariko bwo coding, aho umwana yubaka nka website ashobora kwibaka nk'amezi 2 bite na coding, HTML, CSS, akifashisha kwita JavaScript, ama framework. Ibyo ni ibintu bisaba igihe kirekire cyane. Ariko ubu hari ubundi buryo bugezweho ushobora kubaka website utiri coding, ubwo gukoresha ama CMS. CMS yo nabagira inama yo kwiga kandi batakabona akazi, ni CMS bita WordPress. WordPress ni uburyo bubaka website iri professional, niza kuza gutandukana na zino zindi zina abana bajya kwiga ku ishuri. Nk'urugero nkanjye biba maze kwibona, ubu ngo abakira hafi ya bose baraza bakubwira ngo nkeneye kunyubakira website, ariko ndashaka kuyubaka muri WordPress. Kubera iki? Kubera ko WordPress itanga uburyo bw'uko n'umuntu utazi gukodinga ashobora kubiyeditingira. Mbere koranye nabaga harimo ibintu byo gukodinga, website yarapfaga kugira ngo n'umuntu yigufasha bikaba ikibazo. Ukasaba kujya gushaka wa muntu wayikubakiye, cyangwa nawe ku giti cyawe ugawahari undi muntu bizi. Rero WordPress ni skill zigezweho, mu ukwezi kumwe, amezi 2 ubu maze kuyimenya ku buryo watangira kwiyubakira website. Yewe ntashidikanya ko mu byumweru 2 ku muntu wize WordPress yamaze kumenya kubaka website iri basic. Kandi tuzi ko hano haza nko nabibabwiye ama website arakenewe. Aya ma NGO akeneye website, business zitanu zikeneye website, zino nka zikeneye website.
nawe ushobora kwiyubakira website uzajya nawe ukoreraho business yawe, ushobora kwiyubakira ikinyamakuru, ushobora kwiyubakira e-commerce, ushobora ikindi cya kabiri ugiye no gushaka akazi ukongeraho ko unafite ubumenyi ku kubaka no kumanaginga cyangwa se gucunga website, biraza kwizamura amahirwe y'uko wabona akazi. So iyo WordPress cyangwa se web design ariko ukibana ku gice bita WordPress, ewana ni umugati uhiye. Yego. Ubundi bumenyi bugezweho wakiga kandi mu gihe gitoya ni video editing na graphic design. Ibi ngibi ushobora kuba utazi gukoresha icyo twita Illustrator, Premiere, biriya ni ibintu by'abapro, ariko wifashishije ama application nka Canva bigufasha gukora graphic neza. CapCut hari n'izindi zitandukanye zigufasha ku editing ama video. Cyo nuko nyine nibwo ubumenyi bw'ibanze ubizi ubufite ushobora kubona umugati. Yego. Ushobora kubona ubumenyi runaka uko bata. Nk'urugero nk'uko nabivugaga, abanyeshuri bari kuri kaminuza abana barangije segonderi mufite umwanya. Ibi ngibi no bumenyi ntabwo buza kuba mu kuguha amamiliyoni pe, ariko nibuze uratanya kuguha 150, 200, 300, ubiguye 50, ubiguye 20 nibira kutangira gukora bizagenda bikora. Graphic design, video editing ariko kwifasha zino tools zihari rwose ni ikintu ndishoba neza kugikoze cyatanya kuguha, kuko nk'urugero nk'ako muri Innovator reka mbivuge nk'umutima turashaka aba social media manager babiri n'aba graphic designer. Nubango mu social media manager ariko ufite ni babiri ariko ufite n'ubumenyi kuri graphic design. Nubango social media manager ariko ufite n'ubumenyi kuri graphic design. Kubera ko dufite abakiriya benshi bakiri ko tuba managingira social media, bakiri ko tuba managingira imbuga nkoranyambaga, dukiriho n'abandi bana baza bagakora internship, ariko internship yacu ni of course ubona agafaranga. So nanababwira ngo niba ari umuntu kubw'amahirwe ukurikiye cyo kiganiro byumvise ukaba uyumvamo ufite umenye kuri social media, ukaba ufite n'umenye kuri graphic design, uze kunyandikira turebe ko twakorana. Yego. Ubundi ko nakazi mubonye abantu badukurikiye. Biri serious of course, ntabwo ndi waseze amafaranga menshi, ariko ngusezeye ko nyine uzaza tuguhe stipend, tuguhe amafaranga ya internship. Twebwe nyine ubanza guca muri internship ukajya ugahabwa contrat y'umwaka. Internship yacu imara amezi 3. Urumva ni amahirwe kuko none mbivuge ntabwo nabiteguye, ariko ni ingenzi nimba ari umuntu ufite iyo noze yaza tugakorana. Yego. Ubundi bumenyi content creation ubu ni ibintu bigezweho. Rero ukiragiye gukora YouTube, gukora ku binyamakuru, ntago akiri ibintu cy'amahirwe ngo uzinduke ngufate telefone ngo ugiye gukora content. Oya, kuko abantu hafi ya bose bamaze kubijyamo. Birasaba rero ko bijyamo abantu babizi. Kabuzi ngo video nziza ibikorwa gutya, kabuzi ngo thumbnail ya foto igaragara kuri YouTube imeze gutya. Ukiga se ngiye ku social media influencer ndabikora gute. Rero content creation nabwo n'ubumenyi wakigisha mu kwezi kumwe cyangwa 2 ugatangira ugafasha abandi gukora content nzima, cyangwa nawe ukikorera content. Ni ikintu kidasaba ubundi bwenge bwinshi, bisaba umwanya wawe gusa. Mwene magabo nubwo ubumenyi nabonye bw'ingenzi mbona mu mezi 3 ubwize watangiye nibuze kubona hagati y'150 na 250 mu gihe cy'ukwezi. Aho sa amafaranga make ku muntu urangije segonderi ushobora kuba yirirwa niwabo nta kintu akora. So Sam, ubu bumenyi muri Afri Innovators murabutanga? Muri Afri Innovators ubu twatangiye nkuko nababwiye twatangiye campaign aho tuzajya training abantu mu kabiri mu kwezi. Nubango tuzajya dukora campaign y'imico 15 ababonetse dushake hotel duhuriramo cyangwa no duhuriramo, tubereke ibintu, tubafungura amaso, tubereke ibintu biri pratique. Ni nkubwira ngo social media management ukikora twebwe nta magambo, ni ugukubwira banakwereka. Yego. Kanda ku buryo nibuze ubumenyi buke, ntabwo twakubwira ngo umunsi cyangwa iminsi nangwaye ubumenyi bwose, ariko nibuze umunsi waje ikintu cyose twavuze nawe wagikoze ukaba wajya kugishyira mu busama. Rero ku itenga 13 z'ukwezi z'ukwa mbere dufite campaign ya mbere. Abantu bose bazabona tuzabamenyesha, tuzatrainingira, baza gufata nimero zacu. Ariko nimuze dufite intego yuko ari buri kwezi
kabiri mu kwezi nibuze mu hagati mu kwezi no kurangiza ku kwezi twaba twenda mwa kino cyuma tugiye muri session tugiye kwibanda wenda kuri social media management. Iyi session tuzibana kwa kino kintu, of course azaba ari premium kugira ngo tugabanye ubwinshi bw'abantu. Of course tuzabyishyuza, ntago azaba ari ubuntu, ariko umuntu uzaza ndabasezeranya ko azaba ari byiza cyane. Ni ibiki bikenewe nk'umuntu wumva ashaka kwitabira akavuga ati wow, iyo ni opportunity nziza mbonye, reka nyibyaze umusaruro? Ibikenewe ubundi ibyo n'undi hazaba hakenewe telefone cyangwa se machine. Ubwo telefone ni smartphone, of course. Smartphone. Yego. Nuvuga ngo bibaye akarusho ufite telefone na laptop byaba ari akarusho cyane. Of course n'umwanya wawe na internet. Internet si ubwo niba muzakorera muri hoteli ntituzajya tuba tuyifite wenda. Of course. Ndi kuvuga ko nyine nibyo bikenewe, ari ubu internet tuzajya tuyibakorera. Hanyuma uko watangira ni gute rero? Umuntu yatangira ati katuvuge ntago abantu nkuko turi kuvanga tuvuga wenda iyo campaign izajya iba kabiri mu kwezi, ntago ariko bose bazabitabira. Narabwiza ukuri rwose hari abantu bazi kwigisha nkanjye, nkuko nawe babwiye nge nize biology na chimie, sibyo ibintu byose mbabwira narabyigisha kuri YouTube. Kandi ntabwo nge ni scamming, nibyo bintu bintunze, nibyo byanyishuriye masters, nibyo bibyantunze uyu munsi. Amafaranga mfata ku kwezi ntago ari make. Nge narabyigisha sinye nkenera umwarimu, bivuze ngo hari n'abandi bantu muri kumurikira ngara rwose ubuzi kwigisha kina kuri YouTube ibintu byuzuye. Yego. Ariko hari n'abandi bantu bavuga kwigisha bumva ko ngewe ndabimaze imyaka 7. Ni byiza kwigisha rwose genda wigisha, ariko biba byiza iyo ubonye umumenta umuntu ukubwira ngo tako iga kino kintu. Yego. Nkanjye nk'ikintu kimwe kugira ngo nyibone bana naturize nk'ibintu nka 20. Ariko iyo ufite umumenta ukubwira ngo jya kuri kino jya kuri iki, bizatuma imyaka uri kuzamara uri kwigisha bigufasha. Nubwo wakigisha ndakugira inama yo gushaka umumenta, umuntu wo kuguherekeza muri urwo rugendo. Yego. Umumenta ni umuntu meza. Umumenta ni umuntu ukora ibyo bintu cyangwa se wabikoze wabaye success muri ibyo bintu, ntago ari umadvisor. Hari abantu ujya kubwira kujya kugisha umuntu inama ukagisha inama umuntu utarigeze. Inkani twabonye abantu bajya bagira inama kubaka urugo, cyangwa umuntu agatangira kubwira ngo yahereye ku ibaba none ngo afite toni y'inkoko, akakubwira ngo uburyo ingo zubaka kandi benda bagenzi bacu batemere gushaka batugira inama yo gushaka. Rero ushaka kumenya ni umuntu koko uri muri ibyo bintu cyangwa se abikozemo bigaragara kandi aguha na evidence. So rero ibintu tuvuga umaze kugira ubumenyi, ariko nubwo turebe uratangira kubona gutu dufaranga. Icyambere itakutanye wiyamamaza kuri mbuga nkoranyambaga, kuri Facebook, Instagram, Twitter, ujye ushyira kuri stati yawe. Abantu bankuriye babona ko hafi ibintu byanjye byose mbishyira kuri stati. N'abandi bantu benshi ishyira ibintu byawe kuri stati utangira bamenya, nibwo abantu batangira kumenya ibyo ukora niba ubizi. Ariko uyu munsi ntago wajya gupostinga ibintu utaragira ubumenyi. Banza ugire ubumenyi, mara kugira ubumenyi wiyaminiya utangira uposting. Yego. Cya kabiri gerageza ukore ibintu abantu kubona. Shaka ama NGO zina y'ino zigitambuka zikizamuka, utangire uzikorera ama graphics, utangire ukore volunteering, utangire wakore kuri website zabo, wakore ama blog, ibintu nk'ibi. Shaka ahantu uzi umuntu ukubwira ati nge umuntu ukora ibintu bishoboka byose utangire ubigaragaza. Wirinde ko ugitangira nubwo wenda ufite ubwo bumenyi ntago nyine abantu barakumenya, ntago barakumenya. No gutangira witanga nk'umukorerabushake. Nk'urugero kambaye nk'urugero era nuko najya nkunda nge kugiteye kwitanga urugero, ariko nk'urugero maze hafi nk'amezi nkane nza kuri YouTube mvuga ibintu by'ikoranabuhanga, ntanga ideas n'iki. Urumva nari ndimo nagira ute ndiyamamaza, maze imyaka 7 none mbikora, niba mfite ubumenyi, niba mfite skills. Ntabwo igihe kirageze ko nawe bw'ubumenyi nize natangira kugira ute kugurisha cyangwa kububyaza umusaruro. Strategy yanjye yari iyi ni ukuza kuri internet ngatangira kubitangira ubuntu, ngatangira sometime bikajya naho nshyiraho amafaranga yanjye
kugira ngo abantu bamenye mu by'ukuri uwo muntu ninde akora iki. Nawe rero wakoresha iyo strategy kandi nyenyega ko bitangiye kubyara umusaruro. Ngenda mbona abantu benshi baza bansanga bambwa twakubonye kuri YouTube, twakubonye kwa Kanije, twakubonye kwa Agenti, twakubonye ku Kwezi, twakubonye kuri YouTube yawe, tuntu turabikunze. Benshi batangiye kuvamo abakiriya. Nawe nuko ngukora utangira ibintu kubona. Akandi kantu nasorezo watagukora nimo ufite ubumenyi ukora icyo uraninga icyo twita ads ni uburyo wishyura udufaranga duke z'imbuga nkoranyambaga zikakwamamariza. Ukora graphic keza tukashira ikintu ukavuga twenda nkora bino bintu niba ushaka umuntu ukora itingira video wanyandikira guhera ku 200 wenda ni $1 ushobora kuba wagera nko kubana 1,000 uraninge nyine ugire investment ushyiramo runaka ya investment y'udufaranga 2,000-2,500 urigoma nyine agakofi ushaka umuntu wabashaka umuntu uguze. Njyewe giraga cyane nabonye nuko na post kuri Facebook muri 2018 kiraga cyane nabonye na post kuri Facebook ndaninga ads 2,000 mbona abakiriya. Ushaka gushaka umuntu uguze ati ngurije 5 ngiye niyamamaza kuri izi mbuga nkoranyambaga. Of course n'ibintu byo kwiyamamaza uzabyigisha biba bihari yego. Nyaga kari ibyo ngibyo umuntu gushaka wagize ubwo bumenyi akoze ibyo bintu kandi akagira umuhate wo guhozaho yakunda. Agahora na gahunda no gushaka kwiga buri gihe. Yego. Sam, sinzi niba wenda hari ikindi wasorezaho tugana ku musozo. Icyo nasorezaho mu by'ukuri abana muri kurangiza secondaire kaminuza hano hanze ni mwicomplaining cyangwa se mwitangira kumva ko hari umugogoro leta bafiteho cyangwa se ababyeyi banyu icyo umubyeyi batawukoreye rwose wimurenganya ntabwo ari kuguha icyo adafite. Icyo leta itakoze rwose leta n'umubyeyi ntiyakemura ibintu byose. Rero hari amahirwe kuri internet. Aya mahirwe rero nagira ngo uyu mwaka dufatanye abashoboka bajye baza muri izo session badafite ubwo bushobozi nabagira inama kubyigisha kuri YouTube. Yego. Gusa ndatanga promotion. Ndemera kumentaringa abantu 10 ku buntu ntabwo nzabishyuza. Abantu 10 tukazagendana nuko mentaringa mbabwira ngo ukore bikora iki ngiki. Abantu 10 bazanyandikira kuri WhatsApp 0785 43 70 Yego. Murakoze cyane Sam. Naye murakoze. Murakoze namwe abari badukurikiye twizere ko ubwo nimero ya Sam ndaza kuyishyira hasi muze no kuyireba ubwo abinkwakuzi bahite bakugeraho. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza hari n'ibindi bintu 5 bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3@afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket.